Aha ni kuri studio za Gwiza Urukundo TV, tubonye umutumirwa turagira ngo tumwakire atwibwire, dusuhuze, hanyuma atugezeho ikiganiro cy'Imana kize ku mutima we. Nitwa bande? Njyewe nitwa Ngoga Isaac, ndi umugabo ushima Imana, mbarizwa muri groupe Gwiza Urukundo. Urubatse? Yes, nabivuze ko ndi umugabo ushima Imana, ntabwo mfite umugore. Amen. Hanyuma ni iyihe mpamba cyangwa se n'ubuhe butumwa uzaniye abakunzi ba Gwiza Urukundo n'inshuti zacu cyangwa se abadukurikiranye muri aka kanya? Ni iyihe mpamba ubazaniye? Uyu munsi nifuje ko tuganira ku ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane tukibanda ku mugisha w'Imana, umugisha Imana itanga. Numvaga ari cyo kiganiro nazanye, nshaka kugira ngo nganire n'abantu n'abakunzi ba Gwiza Urukundo, tuvuge ku mugisha w'Imana, tuvuge uburyo umugisha w'Imana uboneka, kandi tunavuga n'uburyo umugisha w'Imana umuntu yawutakaza igihe yawubonye, tuvuge no kuntu umuntu niba ishobora kubuza umugisha kugera ku muntu. Ibyo numvaga aribyo nazanye, nicyo kiganiro nazanye, muduhaye akanya twabanza tugashima Imana, hanyuma tugende tukiganiraho. Ego, turakwemereye se. Turagushimiye Mwami Imana y'amahoro, tuguhaye icyubahiro kandi izina ryawe niriganze. Mu kanya tugiye gufata tuganira ku ijambo ryawe, dusabye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo ziboneke ku buzima bwacu, kandi Mwami naba ari twe, ahubwo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Mwami Imana, umuntu uzareba kino kiganiro cyangwa urimo kukireba none, bose bahabwa umugisha nawe, kandi Data wa twese mwiza, ibibazo bibazaga bisubirizwe muri kino kiganiro bikozwe n'umwuka wera ukorera muri twebwe, izina rye rigakomeza guhabwa icyubahiro. Ni mu izina ryiza rya Yesu Kristo wa Nazareti tubisabye, urakoze, amen. Ukivuga gutyo ku mugisha, nanjye ngize ikibazo, ariko niba mwaza kukinsubiza, ubundi nakwibaza se umugisha ni iki? Ubundi iyo tubonye ibintu bifatika turavuga turiya ni umugisha, ariko se umugisha uva ku Mana nk'uko mwarimu bitubwiye ni uwuhe? Ubundi umugisha ni ukubaho neza mu bushake bw'Imana. Iyo ubaho mu bushake bw'Imana, uba ubaho mu buzima bw'Imana. Iyo ubayeho mu buzima bw'Imana, uba ubayeho mu buzima bw'Imana. Ni uburyo umuntu wese abona ibyo ashaka, ariko kandi ibyo ashaka bikomotse ku Mana. Nibyo byitwa umugisha w'Imana. Ubushake bwawe bukaba buhura n'ubushake bw'Imana? Ubushake bwawe, iyo ukora ubushake bw'Imana ukabikorera mu buzima bwawe, Imana itanga buri kimwe cyose ushaka, ujya kugishaka nayo yagitanze. Icyo gihe nibwo mbara ngewe yuko uba mu mugisha w'Imana. Reka tukwemerere, tuguhe karibu kugira ngo uganirize abadukurikiranye muri aya masaha, kugira ngo nabo bagire icyo bamenya ku mugisha. Karibu. Ndashaka ko duhera mu ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro igice cya mbere 28 hagize hati: Imana ibaha umugisha, Imana irababwira iti mwororoke mugure mwuzure isi, mwimenyereze ibirimo, mutware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ibintu byose bifite ubugingo byigenza. Kandi Imana irababwira iti dore mbahaye ibimera byose byera imbuto biri mu isi yose, n'igiti cyose gifite imbuto zirimo utubuto twacyo bizabe ibyo kurya byanyu. Kandi inyamaswa yose yo mu isi n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'ikintu cyose kiguruka ku isi gifite ubugingo, mbihaye ibimera bibisi byose ngo bibe ibyo kurya byabyo. Biba bityo. Imana ireba ibyo yaremye byose nuko byari byiza cyane, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa gatandatu. Icyo tubonye hano ni uko Imana itanze ubutware. Imana irabanje itanga umugisha. Umugisha itanze harimo kororoka, harimo n'ibiryo, kuko iravuze ngo mbahaye ibimera bibabere ibiryo. Urumva itanze ibiryo. Mu mugisha Imana itanze kororoka, itanze ibiryo, kandi itanze n'ubutware. Iravuze ngo mwimenyereze ibintu byose biri mu isi, munsi y'inyanja n'inyoni zo mu kirere, mubitware, mubitegeke. Ngo mu mugisha Imana itanze harimo n'ubutware. Iyi migisha yose rero Imana yayihaye abantu turayifite, ahubwo noneho mu gihe cyo kubaho kwacu Satani aza kutunyanganya ya migisha yose arayijyana. Iyo rero Imana muri iki gihe Imana ikubwiye ko iguhaye umugisha, ibigaruye bwa butware bwawe, ibigaruye kwa kororoka kwawe, ibigaruye cya cyubahiro cyawe, bya bintu byose Satani yatwaye nibyo bikugarura. Uwo niwe nita umugisha w'Imana. None se hari icyo numvisemo? Rero iyo mbere y'uko mbaza
iyo barimo bavuga umugisha w'Imana, iyo utawufite rero bya bintu byose ntacyo uba ufite. Nta buzima buzima ufite, nta kororoka ufite, nta butware ufite, nta cyubahiro ufite. Ibi byose uba utabifite, cyangwa se ukagira bimwe ibindi nabyo ntubigire. Ubwo hari abantu babiri, hari ufite umugisha w'Imana, hari n'udafite uwo mugisha w'Imana. Hari icyo numvisemo, Imana bwa mbere yatanze umugisha ariko iwutangira ubuntu. Mbese nyuma ubwo buntu bwaje kuvaho, noneho isaba ko umuntu kugira ngo abuhabwe hari icyo akora ubu ngubu kuri iki gihe.